ikimenyetso cy'Imana ari cyo Mwuka Wera niwe murangurangira umuku umugeni murika abagiranura urumuri murika narakubatuye sekera umukwe wagukoye sanga uri mu mudendezo. Kuba tugihumeka ni ubuntu bwawe, kuba turi hano muri ibi birori ni ubushake bwawe, ibyo rero turabigushimiye. Byaranze ubuzima bwa Munyanyine Frederic kuva akiri umwana agitangira amashuri yo hasi, amashuri abanza kugeza kuno munsi ubwo yabashije kurangiza kaminuza. Ubu byaranze ubuzima bwa Munyanyine ni byinshi cyane, ariko muri makeya reka turebe bimwe muri ibi. Ubundi abazenya kuri Munyanyine Frederic, ariko akaba yarageze ajyana n'andi mazina agiye atandukanye, amwe bagenda bajya bamuhimba haba mu buzima bwa buri munsi mu rugo cyangwa se haba no ku ishuri. Muri amwe muri ayo harimo ibyo bamuhimbye bitwaga Mahungu, hakaba n'ibindi bamwitaga Semwaga, ndetse hari ibyo bamwitaga Kirasamura, ariko yambwiye ko ibyo kenshi na kenshi ngo ari umugabo wajya kurisubiramo nawe, ubundi ngo bakunda kuvuga ngo Samurayi b'abanyekamurizi akarivuga nawe urebye ngo yamenye ubwenge asanga ayo mazina ku buryo ngo muri ayo atazi ubusobanuro bwayo. Akaba n'andi mazina yagiye ahabwa mu buzima bwe bwo ku ishuri cyangwa se n'ahandi handi yagiye aba, ayo twavuga Mazida, Siriri, Sokrate ndetse na Filozofi. Munyanyine yavutse ku itariki ya 24 z'ukwa kane 1985, akaba afite imyaka 27. Akaba yarize mu ishuri, yaratangiye amashuri ye mu mwaka wa 1991, akaba hari mu kiburamwaka aho yigaga mu ishuri ry'Inkomanga. Mu mwaka wa 1992 yize nanone yakomeje mu kiburamwaka ku ishuri ry'Adventiste ry'Inyarubuye. Noneho muri 1992 niwe yize mu wa mbere primaire, niwe yayize. Akaba muri Bugembo yaba yaragize umwanya wa 14. Noneho mu 1994 1995 yize mwaka wa nibwo yize mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ajya amanota 73.8. Akaba yabaye umwanya wa 4 ku bana 22. Nyuma ya 1996 kugeza 1997 aho yarigaga mwaka wa 4. Noneho yarakomeje mu 1998 yigaga mwaka wa 5. Ahangaha yagize amanota 79 igice kimwe ku ijana,
akaba yabonye umwanya wa mbere mu banyeshuri 28. Mwamuha amashyi. Muri Kimacyo cyane mwakize Kimacyo 19 n'ibihumbi kugeza 2000 nibwo yise umwaka wa gatandatu, akaba yagize amanota 75.7 nabwo akaba yari wa mbere mwana 40. Mu 2000 nibwo yakoze ikizamini cya leta gishoza amashuri abanza, akagitsinda n'amanota ya mbere ku kigo yigagaho. Yatsinze kandi izamini bya Union y'u Rwanda n'amanota ya kabiri, mbese mu mwanya wa kabiri. Yarangije wa primaire asiye umwaka wa gatandatu ndetse umwaka wa gatatu, aho yaje kuva mu ishuri. Ndetse 30 z'ukwa cyenda 2000 nibwo yatangiye amashuri yisumbuye. 2001 nibwo yize muri École Secondaire de Muhazi, ajya mu 63%, abona umwanya wa kane mu banyeshuri 41. 2001 kugeza 2002 ariga mu mwaka wa kabiri amashuri yisumbuye, yagize amanota 72.2%, abona umwanya wa karindwi mu banyeshuri 49. Mu 2002 kugeza 2003 yiga mu mashuri yisumbuye umwaka wa gatatu, aho yabonye amanota 63.6%, abona umwanya wa gatandatu. Biragaragara ko uyu mwana yagiye atera imbere cyane ku buryo rwose ari ibintu bitangaje cyane. Mu 2003 nibwo yafite ikizamini gisoza rusange bita troncome, aho yabonye amanota ya mbere ku kigo yigagaho. Ngamwamamaye. Yarangije icyiciro rusange nta mwirukanye ngo cyangwa amutuma umubyeyi ndetse atanasibiye. Mu 2003 kugeza 2004 nibwo yagiye yakomereje amashuri yisumbuye ku kigo bita École Secondaire de Kicukiro, aho yagize amanota 37.3%, akora umwanya wa gatatu mu banyeshuri 27. Akaba yigaga mu ishami ry'ikoranabuhanga mu kwezi kumwe, ariko yaje guhindura ibijyanye n'ubugeni aribyo bita plastique, ari nabyo yaje kurangirizamo. Mu 2005 yakomeje mu ishuri ryisumbuye rya École Secondaire de Kicukiro mu gashami k'ubugeni bw'amarange ari bita mu Gifaransa ari graphique. Akaba yagize amanota 39.6%, abona umwanya wa mbere mu banyeshuri 15. Ubwo yakomereje mu 2006 nibwo yakomeje umwaka wa gatandatu, ari naho yarangirije muri icyo kigo cya École Secondaire de Kicukiro. Mu 2006 nibwo yakoze ikizamini cy'amashuri yisumbuye, aho yabonye amanota ya 5 mu ishami na secondaire atagejeje umwaka wa 4. Ubwo atagejeje umwaka wa 14. Mamazi. Mu 2007 yamaze kwangiza amashuri ye, yakoze ibihangano bitandukanye, ari nako ashakisha ubuzima. Mu kwa gatatu 2008 yakomeje amashuri muri kaminuza y'Abadiventiste muri Afurika hagati, bita icyicaro aho bita Imasoro, izwi ku izina rya Mudende, mu ishami rya business yo mu biro, ayo bita mu Gifaransa business mu Cyongereza bita business administration, mu gashami k'icungamutungo ayo bita accounting. Kuri 19/11/2012 nibwo yamuritse igitabo yanditse mu Gifaransa byo bita Défense de mémoire, ahanditse ku bijyanye n'ikiguzi, mu Cyongereza bita cost accounting. Kuri 25/11/2012 yemerewe kumugara ko aragize icyiciro cya kabiri cya kaminuza, aho yabaye grade ya distinction, ikaba yabaye na grade ya kabiri n'amanota 18.4. Aya magambo arimo kutubwira arashimishije cyane, ntabwo twari tuyazi, niyo mpamvu tugomba gutanga amashyi. Aho bidushimishije dutanga amashyi. Arangije kaminuza nta somo atsinzwe, ikintu kidasanzwe muri kaminuza yigagaho. Kamwamongera amashyi. Ayo mashyi. Buri wese waba mu bugeni akiza accounting muri secondaire batabasha kugira amanota angana kuriya, cyangwa se baza cyiciro cya kabiri cya distinction, akaba ari ikintu cyo kwishimirwa cyane. Akubwira ko cyangwa icyamushoboje ari uko Imana, kandi nanone akongeraho ko gukora cyane ndetse no kugira icyerekezo ari byamufashije. Magambo ye yavuze ati, iyo ushaka kubona ibintu bikomeye ukora ibikomeye.
ikibishimisha kuruta ibindi ni ukugera ku ntego. Mu buzima bwa kinyeshuri yakunze guhindurirwa amazina hakurikijwe uko bamubonaga, ariyo ngiye kubabwira mbere. Muri primaire yiswe Mazida kubwo kwiruka cyane cyane iyo yavaga ku ishuri cyangwa se ajya ku ishuri cyangwa se asubirayo. Ageze muri segonderi mu wa kane nibwo bamuhibye ku ishuri bamwita ngo Nsiriri. Bitewe n'uko bakurikije nuko yiraburaga cyane. Muri kaminuza yiswe Socrate wo gutsinda isomo ry'igifaransa cyane bamuhimba Tete, ajya avuga ngo tutravo, bishatse kuvuga ko ashoboye buri kintu cyose. Mbese bari iki cyane ko gukunda utuntu twinshi dutandukanye. Nanone yiswe Auditor wo gutsinda isomo rya auditing cyane. Nanone ibi byo ni kuva kera kuko akiri umwana mutoya yajyaga kwa nyirakuru yasanga batetse nk'inyama akabaza ati mutetse inyi kandi bazirisha umuki, ashaka kuvuga umukire. Ubwenge yarabukuranye, ari nabyo n'uno munsi uko biragaragaza kuko n'uyu munsi uko babashe kwambara ibikamba cyangwa se babashe kwambikwa, ni ibintu bigaragara ko umwana yakuzana umunyabwenge. Ndetse twanashimye n'ababyeyi be ko ibi byose ko yabigezeho yafashijwe n'Imana, afashwe n'ababyeyi, twabashimira cyane ndetse nibura mukamwe abana bashyi cyane. Wabenshi arangije amashuri ye atanduranije nk'uko bisanzwe mu basore benshi cyane. Akunda gukora cyane, afite uruhande rworoshye rwo gukunda kurakara, ariko nanone izuba ntiryarenga arakaye. Ni byinshi muzi nawe kandi mumuziho, ariko reka nekere ibingibi bimwe na bimwe muzakomeza kugenda mubiganira, gusa twaba twamushimiye n'amashyi menshi cyane. Murakoze. Akomeje ko mu birori uko byamera kose bigenda bigiye guhita kugeza bishoje. Aba babyeyi nta bundi buhanga bakoresheje kugira ngo barere Munyankindi yige amashuri abanza, yige ayisumbuye ndetse na kaminuza atirukanwe cyangwa ngo atumwe ababyeyi. Nta bundi buhanga, nta n'ikintu bakoze wenda tutakora, ariko Imana yabakoreyemo ibakoresha biriya, nabo bashima Imana. Niyo mpamvu rero mu gusoza uko bavugaga byinshi akanarondogora gasa n'ibyavuze, nk'uyu muryango mpagarariye wagendereye imiryango myinshi itandukanye, nk'uko nabivuze bigaragara ko mutuzirikana, nanjye turabazirikana. Haba uyu munsi nimugoroba, haba ejo mu gitondo, haba ku gicamunsi ndetse na nimugoroba wundi uzakurikiraho, twiteguye kwifatanya namwe mu bintu nk'ibi n'ibisa nabyo. Twiteguye gutangira mu bitugu kugira ngo twese twubake umusingi. Kandi uyu mwana wize, burya umuntu wize rero nubwo ava mu mashuri nayo, ariko ntacyo ahurya agirira akamaro benshi aba yigiye abandi. Barimo atamubwiye nabi, ariko abazakora bakagidate bakamubwira nabi, n'abazakorera cyangwa bakababwira nabi. Iyi mfura y'umuryango rero ni imfura yanyu namwe iturutse mu muryango wacu. Azadukorera namwe azabakorera. Kandi ikiruta byose nanone icyamubashishije kugira amahirwe harimo inama, harimo kubaha Imana, ahubwo afite n'inama yatanga nanone. Ndagira ngo musabe Munyankindi n'abandi basore bagiye baramufashije, hari abakiga hari n'abarangije, bajye bafata kandi bajye inama abereke mbese n'iki cyatumye ugera ku ntego. Mu magambo batuye bavuze ngo ushaka kugera ku gikomeye akamenya gute gikomeye. Ibikomeye umuntu yakora ubundi ni ibiki, uzabyigisha n'abandi. Nuko rero turabashimye, dukomeze tuganire, tugubwe neza kugeza aho tubusoze mu biro byacu. Kamanzi yavuga ngo amashyi ntavuga cyane,
burya niyo amashyi amaze kumuka ntaba akivuga wenda udashoboka aba yumutse ubwo nawe rero kubigenza murakoze. ariko cyane cyane tumuziho cyane kuba umuntu ugira gahunda ugendana na gahunda wubahiriza gahunda z'itorero kandi ukunda umurimo w'itorero, icyo tukaba tukimuziho cyane. kandi mu myizerere yacu mu buyobozi bwacu bwa gikirisitu niyo ntego yacu ya buri mwizera ko tugomba kugira gahunda mu byo dukora, mu byo tuvuga ndetse no mu kubaha Imana. Nyine rero sindi bumutindaho cyane kuko byinshi mwabivuze. Yajyaga yigora cyane kuba ari ku ishuri, ntari nk'abandi bana ngo bagire gahunda zimwerekeza ahandi, ajye kurangara cyangwa yihe gahunda zo kujya guteranira ahandi, ahubwo buri kuwa nyuma yaratahaga akaza mu rugo buri sabato mu gitondo gahunda zigatangira turi kumwe ku rusengero. Icyo rero ndakimushimira cyane ko ari umwana ukunda Imana kandi ugira gahunda mu buzima bwe. Turanongeraho ko nasaba n'abandi basore muri rusange ko Munyankindi akwiye kubabera icyitegererezo bashingiye ku bimuvuzweho uyu mwanya. Hari uko ishuri bamuvuze, hari uko umuryango umuvuze, hari n'iri nanjye ndi kumuvugaho. Ibyo rero ku basore bibabere isomo, kandi uhagarariye umuryango barangiye ko mugize amahirwe. N'ababyeyi tugize amahirwe kuba ashoje icyiciro cye cy'amashuri neza, akaba duteranirije hano, ariko turabasaba ko mwamwegera nk'umuntu ubakuriye mu myigire, nk'umuntu ukunda Imana, akabaha inama mukagenda nk'uko agenda kandi mwamukuraho byinshi. Reka rero nsoze nshimira cyane ababyeyi bigoye. Kwiga biragoye kuri iki gihe, ni ukwihambira. Umubyeyi agafashe akana akajya umwana akajya ku ishuri, batanze byinshi tutabona uburyo twabibara nonaha, ariko amahirwe tugize ni uko intego bashatse ko Munyankindi agera aho ayigezeho, tuba tubasabye umugisha ku Mana. Kandi nabo umuntu we bakiri inyuma nabo bamwigireho, kandi twizeye ko tuzakomeza gufatanya n'ababyeyi nabo bakagira aho bagera nk'uko Munyankindi nawe arangiza icyiciro cy'itubwira. Imana rero muri rusange twese idufashe kandi dushoboze kuba mu ruhande rwayo nk'uko bikwiriye. Ibyo nsaba Imana amasezerano nanjye nisabira mu izina rye. Mu byavuzwe byinshi kuri Munyankindi, reka ntaravuga ibyanjye bitari bubarambire kuko havuzwe byinshi dusubiyemo cyane, twaba tutareba n'aho amasaha ageze. Nshimira Imana mbere ya byose. Ubu ngubu kuba turaha byose nk'uko umwe yabivuze ni Imana, kuko niyo yaturemye ndetse reba Munyankindi waduteranije. Reka nshimire ababyeyi ba Munyankindi. Ntabwo ari impamvu za mikoro, ibyo ntimubitekerezeho, ahubwo ni imyumvire bagize myiza. Kuko murabizi mwambere abahamya, hari ababyeyi batajya bita ku bana babo, ariko uyu muryango bigaragara yuko witaye kuri uyu mwana. Ibyamuvuzweho byose ni ukubera ubufasha bw'ababyeyi. Reka nshimire abavandimwe, abaturanyi b'uyu muryango. Mwari muzi yuko twebweho tubarira ku mashuri, tugira abana baza mu kwiga ntibagere ku ishuri, bagahera mu ngo baturanye no mu bandi bana batari beza, bagacunga abandi basohotse bakagenda bakinjirwaho bati mutugabure tuvuye kwiga. Icyo kitwereka yuko muri aka gace abaturanyi bahari, ibyo byose ntabwo bareberaga ingeso zitari nziza nk'izo bana bamwe bajya bagira. Munyankindi rero kugira ngo agere ku manota meza ariya barondoye kuva muri primary kugeza muri kaminuza, ni ukubera yuko yakurikiraga isaha ku isaha, nta cyamurangazaga, n'abavandimwe n'abaturanyi ba hano babigize kumusibuza.
mwemeze turishimye cyane yicaye Munyankindi uyu nguyu ntabwo ari busore mu mateka y'imyigire kuko uriya wabivuze wagira ngo ahari yari yabimbaje nubwo mwabonye twicaranye ariko ntacyo yambajije kubishya nk'uko munabibona ibyo byari byanditse kuri kompiyuta ntabwo ngewe bitewe n'inshingano nyinshi n'akazi ndimo muri iyi minsi ntabwo nabonyeshije gutegura ibyo bintu cyane ariko nkibyumva navuze nzagira n'icyo nigomwa ariko mbibemo ariko ku by'imyigire rwose bivuze neza Munyankindi twamutunze hariya ku kigo cy'amashuri abanza ya Nyundo Adventiste kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 nk'uko mwabyumvise yagize impamvu zitandukanye zigiye ziba no ku bandi zo gutuma yiga umwaka mo kabiri ari nayo mpamvu primary yayizemo imyaka igera ku 8 kandi yagomba kuba 6 ariko yari umunyeshuri w'intangarugero yari umunyeshuri utarwana na mwarimu amubwira ceceka yari wa munyeshuri udashaka kujya kwirirwa ku musarane akinirayo cyangwa yirwe mu bigunda ari nayo mpamvu mu mwaka muri promosiyo ye yarangije atsinze ibizamini byombi tujye tubaza hariya cyaba cya unioni ndetse n'icya leta kandi afite umwanya wa mbere ibyo nanone mwakongera mukamushimira indi nagarukaho ni inama naho ababyeyi benshi bateraniye ahangaha kubera yuko uyu munsi aho igihugu kigeze n'aho amajyambere atujyana reka mbabwire yuko ikintu cya mbere mukwiye kwitaho mu burezi bw'abana bacu nanjye ndi umubyeyi icya mbere ni uko wigisha umwana emera biguhende nibishoboka no ku isambu ugurisheho ariko umwana wawe agira ubumenyi kubera ingeri zose abo mu mashuri abanza ayo mu yisumbuye ndetse n'abo muri kaminuza reka Munyankindi atubere urugero rwiza Munyankindi yagambiriye ibikomeye kandi abigezeho natwe rero turabasaba yuko uyu munsi mwamenya inshingano yanyu niba ugiye mu ishuri ukamenya icyo gukora erega uyu muryango uteranye gutya kubwo gutsinda amashuri kwa Munyankindi iri ni ishema ese wowe urifuza yuko umuryango waterana bashaka guterateranya ibyo wangije ku mashuri cyangwa se n'ibindi ahubwo ariko baterane bishimira ibyo ugezeho kuko Munyankindi ntituzongera kubabara tuzagendera ku magare yaka umuriro dushagawe n'abamarayika tugerere musingiza ese azaduhanagura mbere twaririye mu isi ntituzongera kurira ntituzongera kubabara tukirirwa mu murima mwiza wa Edeni duhabwa ibyicaro